Yes, inshuti bakunzi b'Umutahira TV nongeye kubaramutsa mbifuriza amahoro y'Imana. Iyi rero mwumva ni Umutahira TV, ngendi Leonard. Namaze kubona yuko aba pioneers benshi bafite ibibazo bigiye bitandukanye ku makonti yabo. Hari abibwe payi zabo, hari abo baziba payi zabo mu gihe zitaragera muri wallet. Hari abo zizagera muri wallet zihita zigenda kubera yuko ababafunguriye amakonti yabo bayabafunguriye atari ubundi bugira neza, ahubwo ari ukugira ngo nizigera muri wallet zizahite ziguruka zigende batazi uko bigenze. Rero iyo tuvuga gutya kenshi tuba dufite ibihamya byinshi. Tukimara gukora amakontenti agendanye n'ibi bya Pi Network hashize iminsi tuyakora, ariko twagiye duhamagarwa, nagiye mpamagarwa ngewe by'umwihariko n'abantu benshi bambwira ko bafite ibibazo kuri akaunti zabo za Pi Network bigiye bitandukanye. Harimo ibibazo by'abagiye bibwa, harimo ibibazo by'abatazi passphrase yabo, abatazi password zabo baba barazibikiwe n'abagiye babafungurira amakonti ya Pi Network. Icyo rero kikaba ikibazo gikomeye cyane kuba umuntu yakubikira imfunguzo zawe zose, abitse urufunguzo rufungura akaunti, abitse n'urufunguzo rufungura wallet. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Kuri uyu munota rero ngiye kukubwira impamvu nibura wenda ebyiri, ntabwo ari uko ari impamvu ebyiri zonyine zihari, ariko ngiye kukubwira nibura impamvu ebyiri zatuma ugomba guhindura password. Impamvu ebyiri zituma zagutera guhindura password. Ntabwo izi mpamvu arizo zonyine zihari zatuma uhindura password, ariko nizo tugiye kuganiraho muri aka kanya. Wowe rero ushobora kuza kudufasha muri komenti, ubundi mwebwe nimwe bafatanyabikorwa bacu kugira ngo dufashe abantu bose bafite ibibazo muri Pi Network. Wowe ushobora kwandika muri komenti ukandikamo indi mpamvu yatuma umuntu agomba guhindura password ye ya Pi Network, cyane cyane ko abenshi batanazizi. Ufungurira umuntu, maze gufungurira abantu benshi cyane bagaruka kumbwira ibibazo bafite ku makonti yabo. Rimwe na rimwe wenda payi zabo bakaba basibye application bashaka kongera kuzisubizamo, rimwe na rimwe bakaba bashaka guhindura amatelefone, ariko yakugeraho ngo umusubirize Pi Network muri telefone agiye kumayiningiramo, ugasanga yibagiwe password, ntayo yibuka. Bikaba ngombwa ko mufasha, kubera ko n'ubundi ari nge namufashije, nkamwereka uburyo bahindura password, nabwo nkayimubwira. Ubutaha nabwo ugasanga wenda nabwo yarayibagiwe. S'il vous plaît, reka nsabe abantu muzirikane, mwibuke password zanyu. Iyo umuntu mfunguriye muhereza ibye akabijyana akimenya. Ikibazo nuko benshi badashaka kwimenya. Password ni ikintu cy'ingenzi cyane, ku buryo ari ikintu ugomba kumenya ko ugomba kubungabunga igihe cyose. Hanyuma rero impamvu ya mbere nshaka kukubwira yatuma ukora update ya password, reka mbanze nyikubwire kugira ngo uyimenye. Impamvu ya mbere ishobora gutuma unyura ahangaha ugakora update ya password, nuko umuntu wagufunguriye account ya Pi Network, ubwo ndi gutanga urugero ku muntu umwe utuye ahantu hamwe ntashatse kuvuga, umaze kumpamagara arambwira ati umuntu yanyibye payi zigeze muri 80 hari zarageze kuri wallet. Hanyuma arambwira ati ariko nagiye kubona mbona bazinyibye. Ati kandi umuntu wazinyibye ni uwamfunguriye account yanjye ya Pi Network, kuko niwe afite wallet, afite passphrase zanjye, akagira na password zanjye. Ati rero yaranyibye. Amaze kunyiba nkamuhamagara ntashobora kunyitaba, nkagira gute ntashobora kunyitaba. Gusa
impamvu yatumye kwiba narayimusobanuriye umuntu impamvu yatumye amwiba. Impamvu ya mbere ntabwo ari uko afite passphrase ziwe. Kuba afite passphrase ziwe si impamvu ikomeye yatuma amwiba. Ahubwo impamvu ikomeye yatuma amwiba ni uko afite password ye. Ndamutse mfite password yawe ngafata iyi telefone yanjye ngakuramo iyi application ya Pi network nkabisibamo na Pi browser byose nkabisibamo, narangiza nkongera nkabidownloadinga bundi bushyashya, nubwo naba ntafite nimero yawe ya telefone muri telefone yanjye ariko nkaba nzi password yawe, birashoboka ko ubu ngubu nonaha nahita ninjira nkafungura Pi network nkashyiramo nimero ya telefone yawe nkashyiramo nimero ya telefone, apana kumbwira ngo nshyizemo simukadi muri telefone yanjye, ahubwo muri application noneho amfungurira nkashyiramo nimero ya telefone yawe, narangiza nkashyiramo password yawe, nkahita mbona account yawe ije kuri telefone yanjye. Ibyo ngibyo impamvu biteye ya mbere nuko nzi password yawe. Kuba nzi password yawe biratuma mbasha gukontorora account yawe. Noneho njye menya ngo wakoze KYC, njye menya ngo zageze kuri wallet cyangwa se ntizirageraho. Icyo gihe noneho nindamuka mfite na passphrase zawe, nzashobora kuba nagutega umutego wuko fungura wallet yawe nkareba buri kimwe cyose, shobora gufata step ya kabiri n'iya gatatu nkahindura passphrase zawe, shobora gufata step ya gatatu nka pastingamo wallet address zanjye, narangiza nkazipastinga no muri gatandatu. Igihe habayeho migration zigahita ziva kuri, nta nubwo zakwirirwa zigera kuri wallet address yawe, zahita zigurukira kuri wallet address yanjye. Icyo ni kimwe. Ikindi nshobora gukora ni uko nshobora gufata wallet address yawe nkayikoresha nohereza kuri wallet address yanjye, nkoherezaho Pi nshaka mu gihe izawe zageze muri wallet. Ibyo byose biterwa nuko nari mfite password yawe. Niyo mpamvu password ari ikintu gikomeye mugomba kwitaho. Iyo ni impamvu ya mbere ishobora gutuma uhindura password. Uwo muntu namugiriye inama mbere yuko atanga report y'uwamwibye, nubwo ngira ngo atarongera kumvugisha kugira ngo tubikore, namugiriye inama yuko ashobora guhindura password ku buryo nibura wa muntu wamwibye, ubwo urumva yarahombye nyine kuri wallet ye, muri available balance asigaranyemo 0. Icyakora afite izindi yarokinze imyaka 3 nazo nyinshi rwose, kuko yahereye kera mininga, izo nizo ashobora kuzaronka mu gihe ya myaka 3 yashize. Ariko hagati aho ngaho birashoboka ko ashobora kubaho indi migration ya kabiri iramutse ibayeho, wa muntu agifite password yawe, agifite password ye, yakongera akamwiba Pi afite zageze muri wallet, zikaba zageze kuri available balance. Kugira ngo rero atazongera kuzimwiba, icyo agomba gukora ni igiki? Ni uguhindura password. Wa muntu yashaka gukora amanyanga yo gufata account ya wa undi ngo ayikontorore, agasanga password akoresheje atariyo. Bya bindi byo gukanda handi handitse forget password bikora ari uko ufite simukadi y'uwo ushaka kwiba muri telefone yawe, cyangwa se kubikorera muri telefone irimo simukadi ya wa muntu. Iyo ni impamvu rwose ituma ugomba guhindura password yawe mu gihe wafunguriwe n'umuntu, mu gihe ukeka ko hari umuntu uzi password yawe. Hari abantu rero bagenda bazirata ku mugaragaro, bazibwira ngo ndakwizera, ngo reka ngo ndayikubwira. Iyo ugiye kuri banke ugiye gushaka ATM, umuntu ugufungurira ATM ukwereka nuko bayikoresha, akakujyana no ku cyuma.
iyo ugeze ku cyuma ugiye gukora password yirebera hirya, nuko se abateganya iki? Ni umubare wawe w'ibanga nyine. Nawe hari n'ukubwira ati ntiwerekeze kuri iriya kamera icunga umutekano muri ka kazu ka ATM, ntiwerekeze kuri kamera kugira ngo hatazagira uzitwaza ngo yabonye password yawe, kugira ngo umenye ko password yawe ari umubare wawe w'ibanga. Icyo ni kimwe. Icya kabiri rero, umuntu ufite password yawe yaba ari uwagufunguriye cyangwa se undi wese ushaka kugukorera ubugome uyu munsi, niyo mpamvu mugomba kwitonda kuri iki kintu cya password. Ashobora gufata account yawe ya Pi Network akayidiretinga, akayisiba. Uti rero byagenda gute? Tuvuge ni umuntu wagufunguriye akwaka amafaranga, uramubwira uti nzayaguha, noneho kuko yamaze kugufungurira ugahita uyamwima. Iryo ni ikimbirane. Si icyo cyonyine, abantu bagirana amakimbirane agiye atandukanye, bagirana ibibazo bigiye bitandukanye. Mushobora kugirana ikibazo runaka mu buryo bumwe cyangwa ubundi, akavuga ati ndashaka kumwihimuriraho, ndashaka kumwemeza, ndashaka kumwereka. Ukaba waramayininze payi zawe umaze kugeza payi zihagije rwose wabona zizahindura ubuzima bwawe. Ariko uyu muntu kubera ko ashaka kuguhima cyangwa se kuguhemukira, akavuga ati ngiye kumukorera ubugome. Imana ijye ibabarira abantu bafite imitima nk'iyi ngiyi kandi ibagirire neza, ibahe guhindukana n'abasengeye mu izina rya Yesu bose bakire. Ikintu rero ashobora gukora, urabona ahangaha hasi, tugende ahangaha hasi cyane handitse account deletion, ni uburyo bwo gusiba account. Hano bakakubwira ngo see how, reba uko bikorwa. Turakandamo. Hano barahita bakwereka account deletion, your account username Mateso rimwe. Iyi ni account yanjye kubera ko iri kuri iyi device, iri kuri iyi telefone, niyo bahita bakuzanira. Bakakubwira ngo you will lose all your Pi if you delete your account or bakakubwira ngo nuramuka ubikoze, niba ushaka gusiba koko iyi account, urabura abarefera bawe, bonasi zose ubakomoraho, ubure n'izo wamayininze ubwawe, byose birahita bigenda. Niba ubishaka urabikora gutyo. Icyo rero ugiye gukora ni iki: njyewe nzi account yawe ni njye wagufungure cyangwa se niyo yaba atari njye wagufungure, ariko nzi password yawe. Ubu turimo kureba kuri password, impamvu ugomba guhindura password. Twababwiye iya mbere, tugeze ku mpamvu ya kabiri. Kugira ngo mbe mfite account yawe muri telefone yanjye, nuko mba nasibyemo account yanjye. Noneho wowe narangiza nkaba nzi password yawe. Niba nzi password yawe, tekereza ndamutse nzi password yawe, nkaza nkafata iyi telefone yanjye niguriye yanjye, utazi ibyo ari byo, tutari kumwe, ngiye nkatekereza ko ngomba gufata account yawe nkayishyira muri telefone yanjye kubera ko nzi password yawe, nzi na nimero wafunguriyeho account ya Pi Network. Mwabonye ko bishoboka. Nkayishyiramo ahangaha, namara kuyishyiramo nkinjira ahangaha, nkaza nkahita ninjira ahangaha, nkajya kuri see how, nkahita nkandaho, bahita banzanira ngo your account username. Iyi username ni uko ari iyanjye, niyo mpamvu iri muri telefone. Mbabarira nkusaba ikintu kimwe uhita unagitekerezaho byihuse. Iyi account mfite muri telefone yanjye ni uko nzi password yayo, ariko ikindi cya kabiri nkaba mfite na nimero yayo. Wowe kugira ngo ngeze account yawe ya Pi Network muri telefone yanjye, ni uko nakabaye nzi password yawe. Itekerezeho, undebere wenda ahangaha hari Mateso rimwe, haramutse habaye hari username yawe kubera ko nzi password yawe. Twumvikane, ongera ugitekerezeho. Aha hantu handitse Mateso rimwe ni invitation code yanjye, ni username yanjye. Tekereza naramutse nafunguye nashyizemo iyawe, nakoresheje iyawe, aha hakaba handitse username
yawe. Ubwo ikintu nshobora kuba nakora ni uguhita hano barakubwira ngo type your username below to confirm deletion. Ni ukuvuga ngo ahangaha uhita ushyiramo password, uhita ushyiramo username y'uwo ushaka gusibira iriya account ye neza neza ikava ku murongo neza. Gusa nyine hari iminsi baguha, ariko urumva muri icyo gihe uko byagenda kose uhura n'ibibazo byanga bino. Ukozemo ahangaha wese ushyiramo invitation code cyangwa se username yawe. Mpise nshyiramo username, dore ubu ndi gushyiramo, tekereza ko ndi gushyiramo username yawe. Iyo ndangije gushyiramo username yawe mpita nkanda ahangaha kuri delete, iyo account ihita ivaho. Iyo ni impamvu ya kabiri ikomeye igomba gutuma uhindura password byihuse. Reka mbashimire ariko mbasaba guhindura password bigishoboka kugira ngo hatazagira umuntu ugukorera bumwe muri ubu bugome. Bamwe batangiye kubikorerwa bari kwibwa kubera ko password zabo bagiye bazandagaza. Abantu babafunguriye amaccount ya Pi Network sinyangamugayo bari kubakorera ibintu by'ubugome. Abo bantu bakwiriye gutangirwa raporo. Naberetse uko umuntu akora raporo utanga umuntu wakwibye. Ndaza gukora description ishyiremo iyi nani kugira ngo bikunde. Murakoze, mugire amahoro y'Imana, bye bye.